ku isi akemera akabushoramo amafaranga, ni ukubera ko azi ko iyo umuntu abashije kurengera itegeko rya karindwi ry'Imana, umubiri we wose uhinduka umunyantege nke, no mu ifatire y'ibyemezo bye uyu muntu ahinduka umunyantege nke. Ni abagabo bangahe bafite kwera kuri iki cyaha? Ni abagore bangahe? Ni abakobwa bangahe? Cyane mu bukristo byamaze gufata indi sura ikomeye cyane. Turi mu gihe gikomeye cyane rero cy'igisekuru giheruka, igisekuru gisambana ku rwego rukomeye cyane. Abantu barahanga udushya mu byaha kugeza ubu umuntu aragira gutya akavuga ati ariko ubu nakora kaye kantu gashya abantu batuye ku isi bakumva ko nsobanutse, ko mbese ndi umuntu uhanga udushya bidasanzwe, agahita avuga ati ariko uyu munsi wahita nshyingirana n'imbwa yanjye. Abantu bagataha ubukwe, umuntu w'umugabo muzima ugasanga ari imbere y'imbwa arimo aravuga ngo sheri wanjye ngo dore nkwambitse impeta imbere y'abantu. Ibyo bintu ni amahano akomeye cyane, ntibyigeze bibaho. Ukabona umuntu w'umugore ari imbere y'imbwa avuga ngo mugabo wanjye mutware wanjye dore nanjye nkwambitse impeta, agasoma amasezerano mu gitabo, imbwa yarangiza nayo ngo ubwo si mbwiri gusoma ko. Abantu barimo barashingiranwa n'ingurube. Cyaraziririzwaga, byari ishyano. Uyu munsi abasore n'abakobwa bacu basigaye birirwa mu busambanyi gusa, umuntu akirirwa asambana kandi agasambana n'umuntu utari umugabo we, utari umugore we. Abo bantu bakagenda bakarema imico yo kutitegeka hakiri kare. Gufata umwana w'umukobwa w'umutambyi, kuko umwana w'umukobwa wahangaraga gukora icyaha cy'ubusambanyi, ngo yabaga akoze ikintu gikomeye cyane ku buryo byabaga binatumye ngo se yandura. Kandi umukobwa w'umutambyi wese niyiyononesha gusambana, aba yononnye se bamutwike. Aravuga ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Ndagira mbabwire iki kintu abantu basuzugura. Umuntu ari umukobwa, umuntu ari umusore, umuntu wishora mu busambanyi akiri muto, akajya mu by'imibonano mpuzabitsina atari uko yubatse, uyu muntu bari gucogoza imbaraga ze z'imico mbonera ku rwego ruhambaye cyane. Ntabwo ibyo bintu bigarukira kuko iryo tegeko rya karindwi gusa, ahubwo n'imiterere y'imbaraga mu gufata ibyemezo no kwifata biracogora bikajya ku rwego rwa zero. Umuntu agahorana n'ibitekerezo bye bikangutse, akumva arifuza gukora ikintu cyiza, ariko akishakamo imbaraga zo kugikora akazibura, kuko izo mbaraga ze yamaze kuzangiza. Hambere aha basogongeraga urwagwa, basogongeraga ikigage, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko birababaje kubona abana b'iki gihe b'abakobwa baramaze guhinduka nk'inzagwa, baramaze guhinduka nk'ibigage. Kandi ubundi ubusanzwe umukobwa ngo akwiriye kumera nk'amata. Nta gusogongera bibaho mu mata, ntabwo bibaho. Uwo muco ntubaho, ni kirazira. Nta hantu muzigera mubona umuntu agera akavuga ati nimume ku mata nsogongere. Ariko uzasanga ko muri iki gihe inkundo z'iki gihe zipfuye, zikarishye cyane ku rwego ruhambaye rw'uko abantu bamaze gutwarwa ingamira, bamaze kugera ku rwego rw'uko umwana w'umukobwa imyaka yose agezemo agomba kuba afite inshuti ye, basambana, basomana n'ibindi byinshi cyane. Bigaragaza neza yuko Satani yamaze kwigarura urubyiruko rwacu no mu bakuze. Nuko ujya kumva umuntu ngo ni umuntu w'Imana, wajya kumva ngo yateye ivi. Abantu barakoyora ibintu batazi, biraturuka iyo mu burengerazuba, ibindi biraturuka iyo mu burasirazuba, biraturuka mu bihango ya gipagani. Wajya kumva umukristo ngo yateye ivi, ukabona umuntu w'umugabo yagiye imbere y'umukobwa arapfukamye ngo arimo aratera ivi. Ibyo bintu ni imihango ya gipagani biri guturuka ahantu, ariko abantu barangiza bakajya kubyohokamo. Wajya kubona ukabona n'abantu basenga nabo bagiye kubyohokamo ngo yateye ivi. Byatumye umuja w'Imana muri iki gitabo kuri paje y'136 avuga ati ngewe byatumye ntakariza icyizere mwene muntu. Ariko abagabo n'abagore benshi, abasore benshi, inkumi nyinshi, abantu benshi hari igihe bavuga ngo ni ukuryoshya, ngo ni ukwinezeza. Abantu baragiye babiha amaterima atandukanye bitewe no kubyeza, ariko abenshi muri bo bafite amagufwa n'ibijigo byamunzwe. Ni abapfu bahagaze, kandi ntabwo bazigera na rimwe banyura mu marembo y'umurwa wo mu ijuru, kubera kwirundumurira muri iki cyaha cy'ubusambanyi kigezweho. Ngo abagabo benshi, abasore benshi, abagore n'abakobwa benshi bafite ibijigo byamunzwe, bafite amagufwa yamunzwe bitewe n'iki cyaha
gishayishije gutya. ndetse abantu bageze ku rwego rw'uko noneho basigaye basambana n'ibipope, barangiza bagashingirana n'ibipope, umuntu akajya imbere y'abantu agashingirana n'igipope we yaguze amafaranga, barangiza bagakora ubukwe akagenda avuga ngo yemeje. Abantu barimo bararakaza Uwiteka cyane. Kandi nasomye amagambo mu gitabo kimwe aho Ellen White yanditse ngo mwuka w'Uwiteka yatewe agahinda igihe kinini cyane, ngo asigaje guterwa agahinda ho hato yarangiza akigendera. Icyaha kirashishana mu maso y'Imana ku buryo nta muntu wazahangara guhagarara na yo mahumane imbere y'Imana yera. Muri Hose igice cya 4 umurongo wa 11 haravuga ngo ubusambanyi bwica umutima. Kandi si ibyo gusa, muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 28 Yesu Kristo yavuze ku bigendanye n'icyaha cyo kwica itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Aravuga ngo nurebye akifuza abasambanye. Ni mu gihe ibyo abantu birirwa bareba, ibyo abantu bahoza amaso, imyambarire ikocamye iri hanze ahangaha, ibyo byose birimo biragenda birushaho gukururira abantu mu busambanyi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Dawidi amaze gusobanukirwa naho kureba aho byamugejeje, muri Zaburi 119 umurongo wa 37 yaranzuye aravuga ati Mwami Imana ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro, unzurire mu nzira zawe. Igihe kirageze ngo tumere nka Yozefu wabaye muri Egiputa. Reka mbabwire, abantu bitwaza yuko ngo abakobwa b'ikigihe n'abagore b'ikigihe bambara nabi, ngo bakambara imyenda ituma bambara ubusa. Yozefu azatsindisha abantu benshi bitewe n'iki? Ngo yabaye muri Egiputa ameze nk'utarabonaga kandi afite amaso abona. Yabaye muri Egiputa ameze nk'ufite amatwi atumva kandi yarumvaga. Bishatse kuvuga ngo yumvaga ibikwiriye kumvwa, akareba ibikwiriye kurebwa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntawe uzabuza ibisitaza kuza, ariko nanone ngubizana azabona ishyano. Biteye agahinda ndetse birababaje kubona waba uri umukobwa utarigeze usambana n'umunsi n'umwe, ariko ukaba ugenda metero 100 umaze gusambana n'abagabo 100 bitewe n'imyambarire yawe. Igihe Imana yari ibonye yuko umuntu acumuye, yateganyije igisubizo kimwe gusa, ni igitambo cya Kristo. Nta hantu umunyabyaha yagera ubuntu bw'Imana butabasha kumuvana. Nta kosa na rimwe umuntu yakora, nta cyana kimwe umuntu yakora adakwiriye gusanga Imana mu mbabazi zayo ngo yingingire kumubabarira no kumuha ubuntu nko kumutabara mu gihe gikwiriye, nk'uko biri mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 14 kugeza ku 16. N'ubundi nk'uko irarika ryo mu buturo bwera riri, iyo umuntu wasanze hari no mu mahame yishe, ugasanga wasambanye ukiri umukobwa ukiri umusore, ugasanga wateye intambwe mu ishyingirwa ryawe, nukujya imbere y'Imana we n'uwo mwashakanye mukabijyaho inama, cyangwa yakwa ukajya imbere y'Imana wenyine ukayaturira icyaha cyawe ukayisaba kuko wareba binyuze mu gitambo cya Kristo, ubugingo bwawe ukabusha rwa Kristo mu Mana, nubwo ingaruka z'icyaha zitavanwaho ariko ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho.